garaza tu kuko nta kuntu naba mbereye gutya sawa sera sha haro nyine wowe banguka kabisa namaze kwitegura neza ngwino ngwino nyine nsure nyine banguka ndayishyura moto se ni ibintu bigoye moto ndayishyura nta kibazo ariko wowe jya ukorera urukundo rwawe wenda gukunda wewe ngwino nsure nta bintu biba birenze aho ngaho nishaka iguca 50 ndayishyura agatambaro nyine gashaka sawa banguka Alo umva sheri ko mageze se wahageze sawa kambwire kadoga aza gukingurira kadoga Rame boss gera vuba uze hano nkubwire ariko ubutinda mu byisha nari mwitabye boss nino yahugama kugatinda nzagukatisha ku mushahara wawe yego boss yendera umuntu uri gukomanga umushyitsi wanjye yageze aze tuganire sawa boss reka nigire fresh kavumbi ka moto wajya mwaje n'amaguru sinateze moto kabisa umushyitsi boss yabwiye boss karamisha ngwenda musanye ndarishiraje ni mama yiba rero reka mubwiza ukuri umva nakumira bunguri rwose ariko uyu mugabo ashobora kuba asamba ntabwo nabyiyumvishaga ariko sishaho hano hari ibiryo kado ujya utegura imisego uri hantu bose bari bwicare niko shaka do waje se naje boss jya wibwiriza n'ubundi nkitekereza kujya kugutuma ushobora ubahagaze hano what boss genda mu ikofi yanjye ufatemo amafaranga ujye kugura likeri unzane nakiriza umukiriya what yego genda ugire vuba kandi ntutinda urabizi ibibazo biri bukuve uri kubyumva boss amafaranga nayabuze hano sasigaye haba abajura ntabwo mbizi boss vuge ariko reka nkwereke sibyo nkwereke urumva ibintu bigize hano bitwa wowe genda hariya hepfo ku kabari wanyakiriye likeri nzayibishyura ngiye kuba nguha amafaranga makeya urumva wowe jya uvuga gahunda n'umukobwa atabyumva urabona ko nyine ndi kumwemeraho ngiye kuyagureza uhita ugenda kandi gukora ibintu mu bwenge ndakwizera ariko cyajya wari ugiye gukora ubucucu niyo mpamvu nanaguhonda what numije akantu ko kumva byose n'izuba ribagisha umuntu ariko se ubundi ukuntu mpamagara akaza mu cyo kunywa nta kibazo karana ko ndagafata ubundi urabona ntarateguye jyewe ubundi reka nkubwize ukuri mbere yo kwimanukira nisukata wimanukira ndabanza nkategura namara gutegura ibintu byanjye nkahita nimanukira ugize ngo urumva nukuri kura hariya gusa reba hariya ubundi rero mukumva nkimara gukora mufuka nkishyura inonzo iki gipangu cyose ni icyawe cyose ni icyanjye ahubwo se urizi n'ibindi hano hepfo harapanga imari umugabo w'umukire wowe urafite kandi nanjye nizere ko nawe ufite ariko impande zose do ugize ngo
rero namaze kwishyura ino nzu yatangwa n'agativi unatandukanye n'irungu n'ibiki byose mbega televiziyo y'ubwenge urayibona ariko amagana arateguranye mukimanukira ugize ngo ikizira yewe ni ikizira rwose utubane unzi neza iyo maze gutegura neza urumva iyo maze gutegura tukagomba kugera kuko yesu we kata wimanukira nimanukira Boss, yego ushaka do yari kere wabwiye nayibuze. Amwana nyo kwikopesha nasanze nabahari. Bane ngiye kwikopesha ha kabiri barayinyine mufite amafaranga makeya. ugize ngo kwikopesha nta mafaranga njye naguhaye Boss, ngabafaranga amayi 150 byari kuzana rikeri. yesu we none se reka nkubaze ibyo tubyihorere none se ibiciro 150 naguhaye nuko nabonye uteka ibiryo ntago birashya Boss, reka ndeka kukubeshya pe. Ameza bayaye abiri ngiye ntarya do. Nibijya ngo ndakubeshya. Boss, ndeba. Tumyende zarigica. nawe ugiye kunyihinduka nako Boss, naje reka ngibyo ntunganya mu cyumba. nako garuka hano Boss, usigare. nsigaye sikiza mu nshuti mazi yo kunywa meza kandi nyamwese yamwe soya ese mu gikombe gisa gutya none n'igihe urebye ukabona nkwiye kunywera muri iki gikombe gisa gutya yesu we ni icyawe kado We boss. vayo hano Ari mbitabye boss. urashaka kwerekana ko hano ari mu barozi ugize ngo ya ku buryo uzana ikiyo mazi mu rukombe rusa gutya Boss, urabizi ibikombe arabigurishije ushaka y'ifeki. Rero nta kintu gikombe kiri hano pe. ugize ngo cyane asa no mazi kana no mazi uzana hano uzana Boss. Boss, ibyo ndari hanze yazanye n'abapolisi umaze umwaka utamwishyura inzu. what sombye ngo inzu ni yawe se barabishyura kandi koko arazi nkamwe sombye ni yawe sombye ni yawe y'ibyo ndaraje azanye n'abapolisi aje ku giti kandi inzu ari yawe tuzongera gusubira